yanjye ni wowe noze uhakanye iki uhakanye iki makanye imbere akamera ko tugeze tubana ngenda hakanye ntago nabanye na papa wase nk'umugabo n'umugore twabanye nk'indaya aha zarabizi nabivugiye reka mbikubye no kuvuga ati impamvu nabikoze nashaze kugira ngo ngaragarize abanyarwanda bose ukuri ahantu kuri ukuri sakuba mu musatsi itondere akari ku mutima gasisikaraye ariko se nubu nanye ngasubira inyuma nanye nkibaza ni gute wakura umugore mu kabari wa mugabo niba utazi kurongora utazi ko umuntu usanze wamuhaza usize abana bawe usize n'umugore nkanjye ndi umugore wigize uraje uransanze kubera uduhumbi 10 cyangwa ibihumbi 20 wamaye ikintu cyose azi ko namuzaniye muri rugo cyose ngomba kugifata uko cyaje niko kigomba gukora iki gusubira mu biganza byanjye nanya niko dufitanye iwanjye zifite uburyo kizagezemo urumva kandi ikindi cya kabiri ikintu cyose naguhaye ugomba kukisubiza bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi uyu munsi nta bintu byinshi ndi buvuge kubera ko hagiye kuba ibiruti ibyo hari abantu bagiye kuvuga byinshi ku buryo ngiye navuga turi kumwe na Farida na Papuasi muri buki kiganiro nagiranye na Papuasi ubushize n'ibindi umaze iminsi mubona nyine udukoryo twinshi Farida akomeje kutugezaho muri iyi minsi ngira ngo mwaratubonye sinaremeretse kukubona uri kunywa byeri wazisubiyeho kandi inkwene nasanze n'urupfu ry'abantu Papuasi tuguhaye ikaze okay murakoze cyane ko turi kumwe twese ndashima Imana pe namahoro masa murakoze cyane ariko ngiye nimereye neza abantu kamwese muze mbaye cheers cyangwa muze mbaye kubana wo meze neza uri kurwanya icyaka kimeze nabo ukimeranye neza ameza agera muri angahe yose nakabyere ndi kunywa 5 bose wamwemereye aranyemera sini uyu mwinde naka uburenganzira arabyemereye ndabyemera yarazinywaga yihishe yakuye ubu yeruye abanisha se tutari kumwe amba wenda kirage nabaga nagwaye uburenganzira bwo kuzinywa ariko siko mbona twabagaho turirimo kuzinywa n'ubundi bikarenga ukajya na hano ugakomeza ukanywa kandi barambiraga kura no kwica icyaka nkabona ko warabaye umusinzikazi nka mbere ubwo nyine ubwo uko bari banze nta cyahindutse Farida rero impamvu uri kumwe na Papuasi ni kubwe ni ku mpamvu ye yifuzaga guhura nawe ibiganiro yakoze wirinda kunsobanura uvuni mbese ukore kandi kakuvunika umwe muri mwebwe natangiza iki kiganiro ni cyane muri babiri oya nagitangize kuko nubundi ngewe naje hanga ari we nje kure mbabarira tangira hanyuma Papuasi umwe muri mwe natangiza ikiganiro cyacu kuko ni mwebwe mufite byo kuganira umugore ariko wagitangiza ariko ni Papuasi no wambwiye ati ndifuza kuzahura na Farida mfite ibintu bibazo nshaka kuzamwibariza nk'umugore twigeze kubana mu nzu reka ngo ijambo banze umubaze ibyo bifuza kumubaza unamubwira ibyakubabaje byose twaganirije ejo bundi hanyuma no wagusubiza amba murakoze ariko ndakeka na Yesu umwana urumva batubungubu ahantu ngiye ubungu ndimo ndibera ndatuje cyane nta mutima mubi pe urumva ko wakugize kiraraza umugore aranze arananiye kareko aranze arananiye pe hagoze wabana gute n'umuntu w'umugabo umuciye mu ijambo cyangwa nemero ya wavuga no ziko wemereye kuvuga bana gute n'umuntu w'umugabo urumva yego umugabo niba umugabo ataye abana be sibyo kabiri agata umugore we yego gatatu agata inshingano nk'umugabo mu rugo tukumvikana yuko akajya mbesha ngo afasha abana ngiye umugore twahura kambwa ngo nta kintu yahaye abana ubushize tubivugana n'umugore ntabwo ubizi kuvura munsi nibwo nahise fata umwanzuro wambwiye tumva nkubwire rero niba uvana amafaranga mu rugo kambwira ngo ugiye gufasha abana ntubafashe hanze abantu bazi ko ndi umuntu mubi kandi namwe mubifata uko niko mubibona nta nubwo nge mbarenganya nge ndi mugore ki ndinde ndi igiki kizatuma nje nicara nkatuza arasigaye agenda agataha saa 7 z'ijoro saa 8 yagiye wamenya yagiye no kwinyensebura yego nyensebura we ntabwo ari umuhagije umugabo usambana uko wamumeze kose ntiwamunyura shiti zanjye ntazagira umugabo ukubeshye umugabo usambana
adasambana haje kunsambanya se nta mugore agira njye nari ndeho kudaca inyuma n'uwo bafitanye abana yaramuciye inyuma twaryamana ngaye ngo bose niwe bari kubwira ariko se buriya ukurura kumvishiye neza turi kumva twese urumva ari byo atari byose keza arakuzi keza mwarabanye cyangwa keza tubona wowe twabanye ni wowe byose sibyo ariko se reka mubaze ikibazo kimwe Farida usubize ko twari tumaze kuba umugore n'umugabo ntabwo twabaye umugore n'umugabo twari turi kumwe kubera ko twabanye nk'umugore n'umugabo ntukagira uhakana ibyabaye umva reka bihaka inzoga nazo burya ntabwo ari nziza hari igihe inzoga ugatona n'umurongo wawe izo ziri kuvuga ntabwo ari we kuko inshuro nyinshi zareba urumva nigiri kuvuga ntabwo inzoga ziri kuvuga nshuti yanjye ni wowe noze uhakanye iki uhakanye iki makanye imbere akamera ko tutigeze tubana ngenda hakanye ntago nabanye na papa wase nk'umugabo n'umugore twabanye nk'indaya aha ubwo ari indaya wowe wari indaya yanjye kuko niwe waje unsanga oya wowe wari indaya abindaya si utereta mwabakobwa mwini bakajya babita indaya n'abagabo baza kubatereta mwebwe muba mwabagize ute iki mwabagandukiye mwameye kuganduka abagore babananiwe reka nkubwize ukuri nimba mwana wibuke ko uyu mugabo mwabanye mu nzu niba mwagiranye n'ikibazo cyangwa mwagiranye umutesha agaciro ntago mutesheje agaciro ndi kuvuga ukuri ni indaya nyine nose njyanasezeranye nawe oya ikibazo dufite ni kimwe tutazi reba inyogosho afite umutwe umwe uru ruhande rumwe nibyo nshaka gusobanurira abantu umugabo umeze gutya hanze urabona ukuntu wogoshe nibyo nshaka gusobanurira ubwanwa bumwe yabwogoshe yabuzanya aha ubundi buraha umusatsi uciyemo kabiri ibyo bimugira indaya nuko utamenya ni indani n'ikirara ahubwo umuntu wogosha gutya se uko umugabo ufite abana mwenda kungana wowe njye se ntabwo mfite nta nubwo ndi kumutwe ngende kuvuga ibintu bigaragara umva mbabari utuzuminge kandi utatuzuminga ngiye turashwana zuminga uyu mutwe uzuminge ndabereka kandi abasobanurira n'impamvu abanyarwanda nibazuminge twereke abanyarwanda zuminga turebe no mutwe reba ukuntu umeze yaradusobanurira impamvu yogoshe kuriya niki keza arabizi nabivuge ambo reka mbikubye no kuvuga ati impamvu nabikoze nashaze kugira ngo ngaragarize abanyarwanda bose ukuri ahantu kuri ukuri sakuba mu musatsi itondere akari ku mutima gasisikaraye birara bashaje mujya mumbabarira akari ku mutima gasisikara ku munwa yego nuvuga ati urukundo ni nahaye n'umwana w'umukobwa byageze igihe aho numva byanze ndavuga ati kambyereke isi yose umutima wanjye siza wuciyemo kabiri ibyo nari narubatse byose abigera 0 sinkunda abantu b'ibirara impamvu yabigize 0 rero umutwe n'umutima byose birajyana uko byumva nta mutwe umugabo ni umutwe w'urugo nuko nkuko bimeze rero iyo bigeze aho ngaho byose ugomba kubishira hanze ubundi wigeze ugerageza kuba umutima w'urugo kuko we yari umutwe w'urugo ntago ikibazo kibaza ikindi ako ngiye ndaje ngusubize kamaze nkubwira ko tumva ko ndi kukubaza urumva ubundi umuntu mukuru cyangwa se umuntu ku giti cye nubuze ukuntu agomba kumanaginga ubuzima bwe sibyo hagati yanjye n'uyu mugabo twaratwitanye ubwo ndi kwanga kuvuga iminogonora nabonye no muri komite n'andi mujya mubyandika ibyo bivaho urukundo atahaye umugore umubyariye 6 7 njyaruma gute baburetse ubwo nyine ndimo ndakabye ndabana ni benshi ariko abana bane se nta kurugira muri wowe sinabanya bite n'umusore twenda kungana ikomeze urumva kandi ikindi cya kabiri nimba ingeso yarasanzwe afite mu rugo rwe rukuru yaratangiye kujya zinzanaho ngende umugore ntago ndageza kuri icyo gihe cyo kuvuga ngo umugabo agiye kunyobora uko we yumva bishaka none se Fari ku buryo wavuga ngo umugabo wataye urugo akagukunda akabikwereka nawe ukabyemera mugasomana imbere yacu tubireba ku buryo wamwitwa wavuga ko mwabanye burayi ubu kameramani ntago twasomana hari impamvu ibyo somana ni ibintu biri aho biri abantu bose urabasoma iminwa yandere kugeza umuntu wese ushaka ntago ari umuntu wese tubanye neza umuntu wese ufite icyo amaze mu buzima bwanjye nyuma sibyo no kumusomana namuruma nkanamunyunyuza n'uturazi urumva ukuntu abagabo tugenda twishuka kenshi bajya bavuga urumva kiye bajya basobanura ati numvaga warahindutse
gusa narahindutse icya mbere cyo niba umugabo atanyuzwe n'umugore wa mbere nanjye simunyure arinda aza kumpagarika amaraso kubera iki ibyo nibyo twibeshya ibyo nibyo twibeshyaho amaraso yarapfuye nabanye naho wavuze ngo ahubwo yaza kuba hari byari kwari ibibazo noneho wahisemo umugabo hagati y'umugabo n'inzoga watoranyijemo kimwe watoranyije inzoga byabitamo ibintu bimaye amahoro mu mutima wanjye apana ibintu bistressa kandi abantu bakabimbwira mvukire mu rugo rukennye mvukire mu bibazo mvukire muri stress ndinde saza ndi muri stress why not kubera iki abantu bakabivuga tukica amatwi tugakora iki bavuga ati uyu mugore nta nishangingi nago zamushobora barakubwiye ntiwumva ati nishangingi nago zamushobora tukavuga ati wenda umuntu arahinduka ushobora kumuhindura ariko se nubu nanjye nkasubira inyuma nanjye nkibaza ni gute wakura umugore mu kabari ukamuzana ukamugira umugore bigakunda yes we mwabagore mwese niko babakuye mu ntuze muri office cyane ko babakuye mu mashuri mu kabari wakura umugore mu rusengero ahantu hose ahubwo avuga ngo mwebwe abagabo nimwe mutuma abagore tubabereko utamubereye nk'uko yakwifuzaga ariko nabibaye mbona atangiye kugenda umureba wowe ubwawe usibye ko hari igihe urukundo iyo rwajemo umuntu abimumye wowe uko umureba we cyangwa n'abandi bagabo bamureba barumva bamwifuza bakamugira umugore ego na discipline abasho kandi twebwe abagabo dukunda abagore badugandukira ariko siko byagenze reka yaba naragandukaga se wajyagaye kutagumye ku mugore wawe cyangwa usanga abo bana bawe naribeshye usibye no kuganduka nenda kugandagara ariko nubwo nduguseka ngenda babaye kamugezemo paparite ntangiye gusika yewe urumva wereka yishime ngenda babe ko azi ibyo yakoze asa nakoze iki azi ibyo yakoze buri hari cyakoza ndashimira abantu babiri baravuze ati shaka cyakoza mana yanjye pe urababaye baburetse mbazi soze kuvuga mwimvugiraga urababaye ureba ukuntu usigaye ungana n'ukuntu twatukuzi wabaye igikara wabaye kuri kamera dozi izo ni inzoga baburetse wakabaye ibyo byose warabivuze mbere urumva apana ubu ngubu ubonye ko nje nawe ntakigukeneye nabanye nabaraje imbere akamera musinyi mukeneye ngo sinyeneye kumubona urabona nutambona hanze hano abana bahari bafite oya najye gusansana niyo kamera ya susu nubwa mbere se ubwa mbere ntago ari ubwa mbere barabimbiye ngajya mvuga ati oya nukubeshya n'amagambo y'abantu kubivuga ngo nagukeneye kumamaga ko nabonye ikiganiro kucuma magara za SMS n'iziki nzareka abanyarwanda oya SMS reka dusobanure SMS rero SMS nizo za SMS impamvu nasandikaga bwari uburyo bwo kugutumira kugira ngo ngiye nayo duhure live tubyire iki tubyire abanyarwanda tubabwize none reka nkubaze iyo uri kumbwira ngo shiringo nukuri ngo twakongera ngo ibintu ngo twabisubiza ku murongo kubera iki we niba ubwiye abanyarwanda ngo nafashe umwanzuro ufate oya nago nawufata kabiri okay niba arafashe rero ngendeka byari gukora nibyari gukora naba arimo kubyumva abashoboye babeshya nareke kubyumva watse kubeshya ntabwo uri kubyumva noneho cyakora mureke mbabwire mwabaga bamwe nubwo mutereka abana bato hanze nyuma dufite ikibazo cyane muri societe nyarwanda urumva ufite ikibazo cyane uzi ikibazo abagabo mugira musambana abagabo musambana kuki wemera kwa gusambanya wo batansambanye nge babanze nibyo nyene umuntu wese ugira usambanye Farida abagabo musambana kuki muba mwumva ko iyo mwakennye abantu bose babanze wowe ikibazo cyawe kwiyakira nicyo kintu cyakunaniye ikindi cya kabiri kumva yuko icyo ugomba guhereza umukobwa gishize oya nakwiyakira gute kandi ugenda twe tugakwiriye kuba umugore n'umugabo abagabo basambana iyo wenda n'urugero abakobwa musambana nkanjye murahari nanjye ndasambana barahari ubwo bakwivuga nabo uremera ko uri umusambanyi ubu bakwivuga nabo mve mu busamasengesho ukajya gusenga urahaze ubwo ngubwo umugabo aba yakwitaye ibintu byose wabibonye urukunde windengerwaho kwembabari urabizi uyu umugore nguyu akwiriye guhura n'umugabo uzamwicisha inzara akanamukubita uriya mugore ukubitwa cyane ntabwo aca umugabo ese ubwo we biraba wa mugabo we wabuza kunkubita umbaza iki niyo waba wampaye inka ya buri munsi cyangwa yene ya buri munsi ntabwo byabigwa uburenganzira bwo kwica ubuzima bwanjye umusambanyi ukamwitiranya n'umugore reka nawe n'umusambanyi asambanaga nane se utari urakoze cyane ibyo uvuze niko kuri ni ukuvuga ati ikibazo hano uko ikibazo ukuntu kimeze
iyo umaze kuba umunyabyaha uhita ubona ko n'abandi bose bakuri imbere ari iki ari abanyabyaha. Ariko uyu mugabo niyo waba uvibura niyo waba unyara ibase cyangwa ukanyara n'inuze n'ikigunguru we bintu kuba byemewe mubi cyane. natwe twarabonye babagore twarashimye abantu baravuze ati undi mwana yaragukwiye ngo urashaka undi mugore ngiye nkwizeye utariko nimujya mutabagore banki bakwiriye niki nta kindi mbere ko byagaragaraga ko mukunda musoma nari nyifite ikibazo we jumba bara cyane ikibazo cy'ubukene nacyo hano hanze giteye ubwoba. amaya ngahe oya ni ukuvuga ati mubyo dupfa n'amafaranga arimo amaya ngahe oya ikibi cy'umva keza ikibi cy'umudamu nongere mbikubwira ikibi cy'umudamu ntabwo anyurwa abaye kandi uzakara kingu nawe yajyaga umugore utanyurwa nuko bimera ntabwo anyurwa we reka mbabazi mu buriri hose ibyo kurya kwambara byose ibyo byose narabisoje umutanyurwa ubundi ushobora gusambana ngo umunyure nose we kudasambana bwirwa n'iki niba bagirwa cy'abatanyurwa kandi rero bivuze ugiye kubihakana si byo uvuze wa mugabo we niba utazi kurongora baburetse mbivuge mu kinyarwanda cya nyacyo kuko ntago ndi guca inka amabere ndazana mikoro wa mugabo we niba utazi kurongora utazi ko umuntu usanze wamuhaza usize abana bawe usize n'umugore nkanjye ndi umugore wigize uraje uransanze kubera uduhumbi 10 cyangwa ibihumbi 20 wamaye ngurashaka kunkuramo n'ibyo utamaye niba nta mafaranga niba utashoboye no kurongora ntago ibyo rwose urumva ko warabigize akazi wabyumvishije. Okay fari reka twemere wenda ko wa mugani atakunyuze ariko sibyo ni ijambo wavugira imbere ya kamera ku bantu uvuga ko umugabo atazi gukora ibyo bintu umugore ntago mvuze ko uyu mugabo turi kumwe atanyuze mu buriri pe oya uzi impamvu mbivuze saravuze ngo mu buriri sinyurwa naranyuzwe ahubwo ubushobozi bwe bwatangiye kubera bukeya atangira kubona yuko ibintu byose ari gukora ntarimo ndanyurwa ngiye nari bukora iki ngiye nzajya kwimanika ku giti kugira ngo umuntu abone ko nanyuzwe niba unyuzwe umuntu muri kumwe ntabibone ngiye mbuze ukuntu nabisobanura ubwo ngubwo ahubwo umaze gukena Imana igufashe ntusari ahubwo mu bigaragara ukunda amafaranga no ukunda nyirayo akunda ibintu umwana umukobwa akunda ibintu bitewe n'ukuntu yatangiye twatangiranye neza ubona ari umwana witonze nigize mfite akabari mfite ibintu byose ntuvuge ngo nari ngizwe nawe sibyo nyuma byagenze gute tuza hano kuri kamera ntago twashingiye ibintu byose byaranze byarasubiye hasi amaturi yanjye wariye se yagombaga kuzishirwa n'iki igihombo wagiye sinaguhomboye ngagukura mu gihombo wagombaga kunkura mu gihombo n'umugore wawe mwana nyuma wabigenje gute se nakoze icyo nagombaga gukora ngiye cyo nagombaga gukora nagombaga kukureka nakora ibigomba oya reka mbwira abanyarwanda batagira ngo we yaje afite target ntago ari target urumva ati ngewe narayobye njye nazanye urukundo we ntiyazanye urukundo urumva yaje afite urukundo utahaye abana bawe urukundo utahaye umugore wanjye urumankana ariko ndumva kandi ndumva ufite nabonye turatu bebe turashaba nani mu bigira bivuga njye wanje abwirwe bivuge njye ariko urasetsa we ko wagiye ureka Kigali cyo ruzayiba buri wese akurura yishimye urumva bimeze no kuvuga ati abagabo tugomba kwitonda cyane bano bagore cyangwa bano bakobwa tureba hano hanze cyane hano dukunda kwidagadurira tujya kunywa twishima abakobwa tubona n'abagore tubona attention nta kintu wambura n'ubundi cyo kunywa wakinywa nta kibazo urumva n'ubundi ko ari byo byakwirukanishije byamusenyeye na mbere n'ubundi yongebera reka tubyemere rwose ko nyine ko ibyabaye ari umugore aseke reka ngiye ngubaze ke ni gute waba uzi ko ufite umugabo uguha byose ushaka nyuma ejo n'ejo bundi ukirwa yirukanka mu muhanda ni irari ry'ibintu wa mukobwa nutifata ngo unikomeze hano hanze ntago ari heza ibyo sara bitinya kandi barakwandikiye ngo ngiye ngo ndwaye sida ngo ndashaka kuyanduza KSR ari kurikingira basi kwiporoteja bibaho hari uburyo bwinshi umuntu yiporotejamo kandi akaba atahura n'indwara nk'ubwo ngubwo mufite ubuturage aho mwicaye murumva ngo business yawe ntabwo izaguhira mukobwa muto
ahubwo iyo wageze mu cyumba cyanjye ukuntu hameze uraryoherwa umaze kuryoherwa uravuga uti reka nanjye nshora ibishoro biragushiranye none utangiye kuza kuvuga gutya ariko nari nzi ko undi gushora ari hazima hari hazima kumbi ntabwo ari hazima hari hazima ko ubwonko bwawe ntacyo bwari bwabaye wararibaga waritegerezaga ariko abagore bari hano hanze ikintu rero nshaka kubabwira mwa bantu mwe mwebwe mudukurikirana kuri Keza TV show sinitaye ku bitutsi munuka sinanabarenganya nta nubwo nanababwira nabi wowe umugabo wawe nagutakansanga ntaje kumukura mu rugo iwawe tutakururanye nzamwakira kandi ikindi kintu gitumye ndeka uyu mugabo ndi umubyeyi nagiriye bari abana imuwe ntabwo nakomezanya nawe na nyuma wajya cyangwa nuko wanyakennye nkuko wabivuze ntago ari uko mbonye akennye niba umuntu akura amafaranga mu rugo Keza twajyanyeyo umugore akavuga ngo nta n'igikoma nta n'igihumbi gizamuhereza twaragiye tugahaha umuhungu wakambwe ati nizera ry'Imana papa nta kintu yazanya nzagira ibitutsi abantu bandukangire n'amarira y'abana ngire n'amarira y'umugore n'umugore ambwiye unakintu kare kugoso uwo mugabo yaba ni mugabo turadusore uri kujyamo turi kuguhangara ari no guhonga ahubwo ntabwo barimo baramuhonga bigaragara ko amafaranga yanjye yose ari washirine ndimo ndamubabaza kugira agende abona imbaraga zo gufata umwanzuro ajye kwita ku bana be ke ntabwo byakunda ke ntabwo byakunda uzi impamvu ndi kubikubwira ntabwo ngiye musebeje ntabwo musebeje mvugishije ukuri niba umuntu ambwiye ngo sinyurwa nuko nawe ntabyo ashoboye kimwe reka njye ngibereza ikibazo ujya kwirukanka inyuma ya Kayusi umusaba ngo mwambike impeta ngo banabafata mba mwarasambanaga none mwambaye ibitenge wavuze iki kwa papa wase cyatumye ujya gusaba urukundo uragira mvuga ibanga se n'abandi bamwirukeho mfite impamvu ndi kumwirukaho nimusigeho nitugera aho tujye tugira ngo ibyo ni ibanga ryanjye siko nta aya mafaranga ushaka ntayagira none se wagize ngo reka nkubwire amafaranga we n'ubu yafite ubona ko hari ikintu wagura cyaguha amahoro mu buzima bwawe uzakigure siko ari yo kurikira se we n'umukurikiye iki noneho kitaramuka kucyumva ko ari yo nkurikira twebwaganye turatubwiye uti ngewe ndeba nyine reka nkubwire ke umugabo wese ufite urugo rwe yaruta ngiye nagirira impuhwe umusore ukiri kwiyubaka ariko wa mugabo uturugo rwawe ukajya gusambana none uzi umugabo ujya gusambana ashaka avuga nabo umugore we ubona ukuntu yababazaga uriya mugore ngiye ndinda atazababaza tujye dusambana tunatekereza kabiri k'ibyabaye ku wundi akari kundi karahandura ahubwo ushobora kuba bino bintu bimazemo igihe si ubwa mbere ntabyo nari nzi none si uko namubonaga nabonaga ari umwana mwiza urumva ke nabonaga ari umwana mwiza nkava tuno mwana w'umukobwa yahinduka pe nari mbizi ko azanahinduka ariko uzi ibintu yakoze ahubwo n'abatabizi muze mbigisha akiyorobeka noneho ubu kambakuriraga kuki kuntuze kunsutsa umuntu wese ushaka apana gusambana ushaka ikigo ushaka no kwiga n'ibyo atazi bagushake ibyo ndabivuze nimero yanjye iba kuri YouTube cyangwa ibabwira amamaza ibikorwa ukora buri muntu ayamamaza akazi akora amamaza akazi ukora ibikorwa byawe ndabishyura mbishyura iki urishyura nize ahubwo nsanze wanazikazamo ko twanarwana ko nazagusindira ngo natwe ngo twabonye za bagore nzakagura abakire shakeza siko kazi ukora se 0788353610 kuri WhatsApp no guhamagara no kuri Momo n'ubuntu online nayo ndakasara gakora online hako se tuvugishije kuri Farini oya dusubije ukuri tuvugishije ukuri tugashima Imana yazanye no kwa Keza TV show oya tuvugishije ukuri ubwo ngubwo tukavuga nk'abantu sibyo icanira gabura no kwa mutaratu bona tuzi ari twarahombe hano hantu mwarahombe ahubwo se papa wase igikoresho cyawe wahambiriye ukakikura ku mugore ukakijyana kwa Farini bari kukwibutsa arumva Keza nari muri oya turi kuganira kugira ngo twumve imyanzuro yafashe n'ibyo imyanzuro bifatiye nawe uko mwabikemuye kandi mwatandukanye oya no kuvuga ati ibintu byose twageranye turi kumwe hanyuma ubwo papa wase ubwo turi kuganira nta bindi kubijyanye n'igikoresho muvuze ko mwatandukanye rwose
Farida arimo kugukurira akaho kuntuza kubijyanye n'ibikoresho wahambiriye idiva intebe impamvu ari kuvuga gutyo umva nyine impamvu ari kuvuga gutyo nuko azi ko njye nawe mubano hagati yanjye nawe warangiye sibyo habwe igikurikira ubu ngo kano kanya ikintu cyose azi ko namuzaniye muri uriya rugo cyose ngomba kugifata uko cyaje niko kigomba gukora iki gusubira mu biganza byanjye si intebe gusa arabizi neza cyane byagusaba urukiko byagusaba ibintu birebire by'imirengera wimbye ngo byasabye keza reka nkubwire uko nta kintu namusanganye niko ngomba kumusiga none basi kamvuge ko ari fagitire z'uko ibyo bintu byaguzwe uhakana ntago ari ibyo ntagomba kubisubirana ntabyo namuha n'izina ry'Imana do niyo yaza n'umugore we uranarahiye wallahi ikintu cyageze mu nzu yanjye kiba ari icyanjye nawe nugufatirana ntago ndi kumufatira kuko ntago yanijije yaraguhaye nyine yarampaye iyo umuntu atanze mw'abanyarwanda gutanga n'umuco nyarwanda ubu njya nguhaye umwenda nazana ngo wongere unsubiza ngo kwa ko twashwanye bibaye ngombwa se ibyo bintu watanze uwo wabihaye mwumvikana bigenda gute buri muntu asubira niki none bisobanuye ngo njyane ingwere zisambu tugashwana nzaza nyikwake ngo nuko twashwanye kandi ari gwa dukunda byabaye ngombwa hari inyandiko mwagiranye ko intebe ziguhaye nta nyandiko dufitanye iwanjye zifite uburyo kizagezemo urumva kandi ikindi cya kabiri ikintu cyose naguhaye ugomba kukisubiza amazi yarenze inkombe wa mugabo we rwose wiyakiriye wumva utuje ibimwe bambwiraga ati wayobye warayobye aturiya muntu ariko nanjye rero kiri aho ngaho ugomba kubinsubiza byibuze utanuzongera Farida bino bintu agomba kubinsubiza Farida umugabo akeneye urabizi byose bibaye nyine birabaye kandi niwe biturutse kuko nyine ngo muhaze none se kuba byarabaye kwera njewe niba yarabizanye uzi uburyo yabizanye muzi uburyo umugore yababaye uzi uburyo yashwanye n'umugore ibyo byaba ntago bindeba keza nagakwiriye kubimusigira ariko ndabimusigira muziyenzira umwana mekeye uzajya kundoga sorry uzajya kundega noneho ibyo bikoresho ntabwo si ngombwa ngo turegane wowe ubwawe ntabyo namuha umva ukuntu bimeze ke kubimusigira byari byo ariko sinabimusigira nkande sakira umugore wanjye nindaye kano kanya sibyo nta mwana mekeye kano kanya ndabimusigira muziye nzira uko wangiye mu maguru noze ujya mu maguru wayagiyemo kubera uwo mwana ntabwo mujye muza musesera mudaseserana n'ibikoresho byanyu mujya museserana mugaseserana mu nzu yanyu n'ibikoresho byanyu sajya mbigumana none inyungu zanyu zo kunseseramo nizihe ubwo nuguseseramo n'intebe zinjiramo byose mujye muza n'ibitanda bijye biza ntago nabikorekera ibyo yego man uri muraro ni byinshi ni byinshi hari byinshi tutavuze ni byinshi cyane umwana w'umukobwa aramombeje kano kanya ubu ndi mu marira nuko gusa abantu kakwishe wahogoye warize ngufaninga aramombeje nuko abagabo urumva nuko abagabo amarira adatemba uramombeje pe nta nundi mugabo wakongera kubona byatuma nta mugabo nongera nta none mwabagabo mwinje niba nufata igikoresho ukakigura uzagurira umuntu umwenda ngo nimushwana ngo ugiye kongera kumwaka nimukavuge ngo abantu nabagome ubinta bute nimba umaye ikintu kimara nkuze unamenye impamvu uri kukinya kugiye kundoga k'intebe twazigiriyemo twazigiriramo wazinsubije se uwazigiriyemo n'umwe wazigiranye se ko ari ngewe wazinsubije mwakoze birahagije mwasize ndamagufwa ko ya stress z'umwana wanjye uraza kuri kamera bavuga ngo ngiye natinyutse nicisha umwana n'ibimenyetso wowe bwawe inzoga uri umusinzikazi abantu dusangira inzoga mwese kandi aravanga inzoga zirenze abana banyu barapfa kwa ko mu nzoga ariko bishobora mu buryo bukabije iyo umuntu atwite bigenda gute kwa muganga niba bibuza niba babibuza se iyo abantu batabigendeyeho bagakomeza bakazinywa abana ntago bavuka ari bazima iyo umuntu agize umwana ashobora kuvuka byo wabihamya neza nabihamya wowe byakugendekeye gute ibyabaye byose ntago byabaye kubera ko umwana rikeri sinzi inzoga zisa izuye urufu ntunkore mu mutwe ndagukora ku mutima iyo byakoze ku mutima kanga se barakura kanga byaranarangiye ntabwo bikinambabaza njyewe ikintu icyo ndi kubona turi gusoza Farida ubitekerezeho uzamusubiza ibyo abone nawe uko asubira mu rugo yamaze urwo rugo n'u Rwanda azasubiramo mugiye kujya mujya gusenya ingo zanyu muze mugurira abantu ibintu yego mwana byane bangwa nango kwiruka aka kazi ariko bigaragara ko kazi cyane
nta n'inkoko iruka. abagabo hano hanze bafite ibibazo afite uburambe mu kazi Farida cyane ukuntu yari umwana mwiza umugabo wese uzagira umujyaho uyu nta wundi Fari biranze kuvunani nta n'undi mugabo uzashobora kuva nkunaniye wose wowe wananiye reka twese tunanirana kubera mwebwe wowe wananiye wamunaniye kubera ko twese reka twikanire ku musozo nta n'ibindi ubu nyine ikiganiro dore nuko kigenze mwa bantu mwe ntabwo byoroshye ariko dorinda dore ngo Primus niyo mwirukanyishije sinzi umuntu wayimuguriye mwa bantu mwe reka dusoreze ikiganiro hano ariko papa wase ufite ibibazo nicyo kintu nakubwira ubu se kwa mama wase uzajyayo ese uri kuba he ambora bizabaga ntabwo twabura hano tuba hano hanze ntabwo narinze ko wahise ugenda uhaba oya byabaye ngombwa ko mfata akaloji hano ku ruhande nkaba nyihengetsemo ariko n'ibibazo birebire cyane shaka kore inama nakugira niba ushaka gusubirana na mama wase ntabwo wagisubira ku mugore n'ibintu wamukoreye byose nta kintu ujyanye mu rugo nawe reba intebe wamuhaye iyo umuntu yahombye aba yahombye wa mama we narahombye ariko banza ugerageze urebe ko Farida wamukuraho nimba arimo n'umwaku sibyo barabikigera kuko byibura uzifasha ukazishyira mama wase avuga ati ndagarutse byibura yavuga ati umugabo wanjye nubwo yagiye ariko hari icyo agarukanye ibyo uri kuvuga uzajye no mu kagari niba ari mu kagari niba ari ubabwire abantu barabizi ko mwabanye aho ngaho atuye aze basobanurira guhereza ibyawe cyangwa mu bigabane oya ntabwo twagabana kuko nagakwiriye kubimurekera ariko nta nshingano nta kintu cyatuma mbimusigira nta mwana ntaki nta nubwo akubashye reba amagambo avugiye hano buriya mwa bantu mushobora kuburinda cyangwa uri iki ariko ukubaha umuntu mo gake umuntu mwarabanye mwararyamanye mwakoranye ibyo ugiye kuvuga ukuntu ngo mwasambanye ukuntu ngo ari imbwa ukuntu ngo atazi abagore bo mu kabari niko bamera dore nuriya rero nuriya kabisa abagore bo mu kabari niko bateye reka dusoreze hano